tubahaye ikaze bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda. Aha turi na Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi ahagiye kubera Rwanda Day. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kubarebera ese imyiteguro y'iki gikorwa imeze gute, ese abanyarwanda bakitabiriye bo baracyakira gute. Reka duhere ku mateka avunaguye ya Rwanda Day. Rwanda Day ni igikorwa cyatangiye muri 2010 ku ikubitiro cyabereye i Brussels mu Bubiligi. Iki gikorwa cyitabirwa n'abanyarwanda baba hanze n'inshuti z'u Rwanda, bahura n'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu bakaganira kuri gahunda z'iterambere. Muraho neza, buri wese agomba kugira uruhare rwe, buri wese agomba kugira umusanzu we aho yaba ari hose. Muri rusange iki gikorwa kimaze kwitabirwa n'abantu basaga ibihumbi 30, aho cyagiye kibera hirya no hino mu mijyi irimo i Brussels mu Bubiligi, Chicago, Boston, Dallas na Atlanta muri Amerika, i Paris mu Bufaransa, i Londres mu Bwongereza na Toronto muri Canada. Ubu noneho hatahiwe Amsterdam mu Buholandi. Iki gikorwa cya Rwanda Day kibera hirya no hino ku isi mu mijyi itandukanye yo mu bihugu bitandukanye birimo abanyarwanda hirya no hino ku isi. Buri mwaka kandi uko kibaye cyitabirwa n'abanyarwanda bavuye mu bihugu bitandukanye. Nk'iki cyo mu Buholandi urasangamo abanyarwanda bavuye mu Bufaransa, mu Bubiligi, yewe n'abavuye muri Canada n'ahandi. Bavuga bati tuje muri Rwanda Day kuko ari igikorwa twabonye ari ingenzi cyane. Andi Beatrice ufite ingabire, nkaba umunyarwandakazi utuye muri Canada. Aho kwitabira Rwanda Day ni inshingano kubyumva, wumva aho u Rwanda rwateraniye, haba u Rwanda nk'uko namwe mubibona, murabona twasabanye. Hanyuma no okaziyo yo kwiga, no okaziyo n'ibihe byiza byo kuganira, kubona abantu, kumva impanuro, mbega kumenya ko u Rwanda ari twe, ni nko kwiyitaba. Nitwa Shema Shagaza Claude, nkaba ndi umunyarwanda uba mu Bubiligi, ariko mukaba munsanze muri Netherlands. Hanyuma ariko naje kwitabira Rwanda Day. Bizaba ari ibintu byiza, bizaba ari ibintu bishyushye. Impamvu bizaba ari ibintu bishyushye niko nshobora kuvuga, ni ubwa mbere Rwanda Day ibereye mu gihugu cy'Ubuholande. Yagiye ibera mu bihugu byinshi nk'uko mubizi, muri Etats-Unis, mu Bufaransa, mu Bwongereza, izo zose twarazitabiriye, ariko hano mu Buholande ni ubwa mbere Rwanda Day ihabereye. Rero kikaba ari igikorwa cyiza cyane, kikaba ari ikintu kidushimishe ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika atwibutse nk'uko yari yarabidusezeranyije kuzadusura, akaba agishyize mu bikorwa. Rwanda Day ikintu twungura ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iduha ibintu byinshi. Hariho nk'abanyarwanda baba bamaze imyaka irenga 10-15 bafite gukangurirwa nanone igihugu cyabo, niko nshobora kuvuga. Noneho Rwanda Day rero mu by'ukuri hari abanyarwanda bava mu Rwanda bafite ibikorwa bitandukanye, baza baje gusanga abandi banyarwanda muri ibyo bihugu Rwanda Day ziberamo, bigatuma rero ubu byatangiye biboneka yuko byatangiye kuduconnectinga n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abajyayo kenshi n'abagira. Harimo rero imikoranire. Rwanda Day ni gahunda nziza leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo n'abari hanze y'u Rwanda bamenye ibiriho birakorerwa mu Rwanda, kandi nabo bagire contribution bagira kugira ngo bakomeze bateze imbere igihugu cyabo. Nubwo umuntu ari hanze y'u Rwanda, ntabwo bivuze yuko gahunda za hariya aho ukomoka wazibagirwa, ahubwo aho dukomoka dukomeze tuhibuke, tuhateze imbere, dutange ibyangombwa byose bishoboka, ari umuganda wacu mu bwenge, mu bushobozi, mu mafaranga, mu buryo bwose duteze imbere igihugu cyacu. Nitwa Mugambira Aphrodis, ntuye mu ntara y'Iburengerazuba. Rwanda Day rwose ni ikintu gihesha ishema igihugu, gituma abanyarwanda bahura bakishima bo mu mpande z'isi yose. Ibi rero kubona igihugu cy'u Rwanda gihagarara ngaha mu Buholande, abanyarwanda bahateraniye bahuye baganira,
baganira ku iterambere bashima ibyo bagezeho kandi bashaka no kureba ubwenge ni amahirwe. Tubikesha rero umwe w'Abanyarwanda, tubikesha umubyeyi w'igihugu cyacu udahwema kuduharanira ashaka amahoro. Iki gikorwa cya Rwanda Day bamwe bati kiradufasha guhura nk'Abanyarwanda, kikadukumbuza igihugu cyacu, kikatwibutsa ko turi Abanyarwanda tugomba gukora tuganisha ku guteza imbere igihugu cyacu. Ariko nanone iki gikorwa kizanira n'inyungu nanone amasosiyete atandukanye yo mu Rwanda ndetse n'ibigo byo mu Rwanda, kuko bimwe byaje kumurika ibikorwa byabyo hano muri iyi Rwanda Day. Twasanzemo ibigo bikora ibijyanye n'imitako ya gakondo yo mu Rwanda, twasanzemo inganda zimurika ibikorwa byazo, banki, ibigo bya leta ndetse n'abikorera bose bavuga bati turashaka ko ibikorwa byacu bimenyekana, kuko Rwanda Day ihuza Abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, baba bo mu mahanga nabo mu Rwanda. Aya akaba ari amahirwe yo kuba yadufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu. Kwitabira Rwanda Day kuko ni inshuro ya mbere na NCBS ije muri iki gikorwa, kuko u Rwanda na resources dufite, natural resources, resources dufite ni Abanyarwanda. So dufite project yitwa National Skills Database yashyizweho ku buryo tuzajya dushishikariza Abanyarwanda bari mu mahanga bafite ubwo bumenyi cyane cyane muri Lay and Critical, bakaza mu Rwanda bakinvestinga cyangwa se bagafasha u Rwanda mu gutera imbere, kuko hari ibintu cyane cyane nko muri energy sector cyangwa mining sector tuba tudafitemo Abanyarwanda babyize, ariko iyo bahari bari mu mahanga ku buryo babaye baje muri izo opportunities byabafasha gufasha igihugu gutera imbere. Iyo nazanye ibintu byiza bikoze mu matisi y'Abanyafrika cyangwa se ibyo dukunda kwita ibitenge, mbona yuko Umunyarwanda cyangwa se undi Munyafrika wese ubikoresheje cyangwa se ubyambaye, kuko harimo ibicuruzwa bitandukanye, mbona ko bimukumbuza iwabo, mbona ko bimwereka ko natwe Abanyafrika hari ahantu heza ndetse n'ibyacu ari byiza dushobora kubibyaza umusaruro ndetse bikavamo nk'ibi byiza mubona. Mu rwego rw'ibirebana n'imyiteguro, uragenda ahantu hatandukanye habera iki gikorwa cya Rwanda Day, ugasanga abantu bari mu bikorwa kugira ngo igikorwa nyirizina kigere, bose babashije kwitegura. Ari abakora ibirebana n'amajwi, ari abakora ibirebana naho abantu bazicara, ari abazakira abantu ndetse no gutegura ahantu hatandukanye mu birebana n'imitako, hose urabona barimo kwitegura kugira ngo igikorwa nyirizina kizarusheho kugenda neza. Ukinjira hagiye kubera iki gikorwa cya Rwanda Day, urahasanga imitako ihita kwibutsa u Rwanda, aho urasangamo agaseke k'u Rwanda, urasangamo icyayi cy'u Rwanda, urasangamo ibintu bitandukanye byo mu Rwanda bikugaragariza ko ari ahantu harimo guhurira Abanyarwanda. Mu birebana n'imyiteguro y'iyi Rwanda Day, abahanzi b'Abanyarwanda ari ababa ku mugabane w'i Burayi, ari ababa muri Amerika n'abaturutse i Kigali, baje kwifatanya muri iki gikorwa kugira ngo basusurutse Abanyarwanda. Bose baragira bati iki gikorwa twaracyiteguye, turagira ngo dususurutse Abanyarwanda, ariko by'umwihariko tubakumbuza igihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo nabo bumve ko bagomba kugikorera kurutaho kugira ngo kirusheho gutera imbere. Tuzakora ibintu byiza, tuzakora ibyo abantu bakumbuye, cyane cyane nkanjye uri muri gakondo, urumva ko nzabakumbuza u Rwanda, duririmbe, mbabyinishe, niteguye kubashimisha bimwe by'umuntu koko uzanye imbaraga zose zivuye mu gihugu. Bibona neza cyane ko ari ikintu gihuza Abanyarwanda muri rusange, bagahura bakaganira ku buryo bwo guteza imbere igihugu. None akaba andi mahirwe ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba hari kugira ngo anabasobanurire nawe igihugu kigeze, aganire nabo. Bigeze kure, aho bigeze uko byagiye bitangira bigenda hazamo ibindi, hagenda hazamo izindi nyungu, n'Abanyarwanda niyo mpamvu bagomba kubyitabira kubera ko hari inyungu zivamo. Bigeze heza cyane, hashimishije. Naje nabishyuhiye, naje nzi ko ngomba guserukira Abanyarwanda, natanga n'imbaraga zanjye zose, yerekana ibyishimo mfite, yerekana ko u Rwanda ndukunda kandi nduhora iruhande, ko ngomba kuba nanjye ndi mu Rwanda rwa hano. Rwanda Day urumva ni ikintu cy'igihugu, ni ikintu kiri mu rwego rw'u Rwanda rwose. So ni ikintu wumva kiguhesha ishema kuba umwe mu batumiwe cyangwa se umwe mu bafite ibyo bakoramo. So ni ikintu kimesha ishema kandi numva ko it's worth it kuba na flying nkava muri Amerika nkaza hano. So ndishimye cyane. Mwiteguye gute rero? Twiteguye n'abacuranzi bari hano, twiteguye
gususurutsa abantu kabisa. Dufite utuntu twinshi twagiye dutegura tuzakorwamo, ibintu ni byiza cyane. Mbere y'umunsi umwe ngo iki gikorwa cya Rwanda Day giterane, abikorera bo mu Rwanda bahuye nabo mu Buholandi, baganiraga ibikorwa birebana n'ubucuruzi. Ese twafatanya gute? Ni igikorwa cyateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'urwego rw'abikorera rwo mu Rwanda, ndetse ambasade z'ibihugu byombi nazo zabigizemo uruhare. Kuba rero habayeho igikorwa cyo guhuza abikorera cyangwa se abashoramari b'Abanyarwanda na bagenzi babo bo mu gihugu cy'Ubuholandi, byuzuzanya na gahunda za Rwanda Day nk'uko zisanzwe. Iyi event twarimo mu by'ukuri yari yo kugira ngo Abanyarwanda baturutse mu Rwanda cyane cyane y'abikorera bashobore guhura na bagenzi babo, baganire, bamenyane, kuko Abaholandi bamaze igihe baza mu gihugu cyacu bagashaka amahirwe yo kugira ngo bakoremo business, ndetse benshi batangiye kuhakorera business. Abikorera bakavuga bati Rwanda Day irimo kutubera amahirwe yo kurushaho kubaka imikoranire hagati y'abacuruzi bo mu Rwanda nabo mu mahanga, ku buryo byaduha imbaraga zo kongera mu ishoramari ryacu. Uyu munsi nk'ikintu cyiza twagize, umvishe iriya association y'Abaholandi ishinzwe Abaholandi bo muri Afurika, kugira ngo ishishikarize Abaholandi gushora imari yabo muri Afurika. Twemeranyijwe ko tuzajyana amasezerano y'imikoranire, ariko tunarenga n'amasezerano y'imikoranire kuko twemeranyijwe ko bazafungura, bazagira icyicaro cyabo. Batubwiye ko bari bateganyije kugira icyicaro cyabo i Nairobi, ariko twabwiye ko no mu Rwanda muri PSF bazagiramo umukozi ushinzwe kureba za opportunity zihari zo mu Rwanda zakwatira abashoramari bo mu Buholandi. Icyambere nuko ni iki ngiki nk'umucuruzi, nkora n'abandi bacuruzi, nkagira contact, nkabona experience abandi baturusha, nkareba igihugu twaje kureba development gifite n'uburyo twayikura hano tuyijyana iwacu. Nk'ubu ngubu abacuruzi benshi twagiye duhura nabo bari muri domaine zitandukanye, harimo z'ubucuruzi, zirimo financial, harimo agriculture, engineering. Usanga rero abenshi ari mu bintu bispecialise muri ibyo ngibyo. Iyo rero muhuye urabona buri muntu afite carte de visite, abantu bakagenda bazitanga, bituma mumenyana cyane cyane. Urabona ko umugabane wa Afurika umaze iminsi ukorana cyane na Aziya. Ubu ngubu Abanyaburaya nabo barashaka kugira ngo barebe ukuntu bakwinjira mu isoko nyafurika. Ngibyo rero ibirebana na Rwanda Day igiye kubera Amsterdam muri iki gihugu cy'Ubuholandi. Abaturutse muri Amerika, abaturutse i Burayi, abaturutse hirya no hino baravuga bati twaje kugira ngo tugaragaze ko dushyigikiye igihugu cyacu kandi twiteguye no kurushaho kugira uruhare mu iterambere ryacyo. Reka dusoze rero tubararikira gukomeza gukurikirana gahunda za televiziyo y'u Rwanda kugira ngo iyi gahunda ya Rwanda Day ntize kugucika, kuko iraza guca imbona nkubone kuri televiziyo y'u Rwanda.